Yesu ntajya kwibagirwa, nta gukundira muri beshi, nta kureba ko twaje twese. Uburushyi bwawe buri specific, yumva ururimi rw'umutima ho. Hari nubwo unanirwa kubona uko bimubwira, wamugera imbere ukarurira gusa, ukamera nk'ahantu mwamuzi kurobanura uburushyi kandi akaruhura buri wese. Hari umurongo ubanza mutajya mwumva icyo uvuze, yaravuze ngo kuko intare ipfuye irutwa n'isazi nzima. Ahari ubuzima bwagucyonda bukakwegeranya, ukajya wibona uri isazi, ukajya ubona ntacyo umaze, ariko n'ibihangange by'ibihangange byapfuye birahacecekerwa. Uri umukandida ku byiringiro, uri umukandida ku neza, uri umukandida ku gutabarwa. Ntabwo nagira isoni Sara yarabyaye kuri 90 mu gihe wowe ugifite 45. Ntabwo nagira iryo pfuno. Iyo Mana ya Sara niyo tuvuga, iyo Mana yamuteye kubyara niyo dukorera, niyo